Reka tunyarukire mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye aho abaturage bamaze umwaka wose bategereje Cash Power, ikigo gishinzwe amashanyarazi REG cyatwaye zarapfuye kivuga yuko kizazibagarurira ari nzima, none umwaka ukabushije batabona amashanyarazi cyangwa badacana. Ubwo REG nta kintu irabatangariza, ariko twagerageje kuvugana na REG yavuze yuko mu kwezi gutaha rwose Cash Power bazaba bazigejejweho. Reka none tugaruke mu karere ka Rutsiro. Abahinzi bo mu murenge wa Gashaki mu karere ka Rutsiro batewe impungenge n'ubusimba bumaze igihe bubarira imyaka yabo, aho bwibasiye imyaka izwi nk'imyumbati ikaba yatangiye kuribwa, amababi akaba yashiriye hasi. Ni mu gihe ibingibi bagomba kubibaza Tubura ikabagira inama cyangwa ikabahereza imiti kugira ngo barinde imyumbati yabo. Reka tugaruke mu karere ka Musanze aho abaturage bafite agahinda kenshi cyangwa babaye cyane ubwo irimbi ryabo ryuzuraga. Haciyeho umwaka wose irimbi ryabo ryaruzuye, ariko bahangayikishijwe nuko babura ababo, bagakora urugendo rw'amasaha 5 ndetse kugira ngo bagere aho bashyingura. Ni mu gihe bari gusaba ubuyobozi kugira ngo bahabwe cyangwa babahereze aho bazajya bashyingura ababo. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Amakuru twarinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina Kidasamura. Munyarwandakazi, nimba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka tuhere mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye, ubwo REG ikigo gishinzwe amashanyarazi cyaje kigatwara Cash Power z'abaturage. Ubwo izi Cash Power zari zapfuye, ivuga yuko izazibagarurira ari nzima, ariko haciyeho igihe kingana n'umwaka izi Cash Power batarazibona. Bivuze ngo abaturage bamaze igihe kingana n'umwaka bari mu mwijima bategereje Cash Power, barahebye. Ni mu gihe ikigo gishinzwe amashanyarazi REG cyavuze yuko rwose mu kwezi gutaha izi Cash Power bazaba bazishubijwe bagatangira gucana igiturage cyabo kikaka. Aha ni mu murenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi niho ibyo bintu byabereye. Reka none tugaruke mu karere ka Rutsiro. Mu karere ka Rutsiro abaturage bahangayikishijwe n'ubusimba butera imyaka yabo bukayirya. Uvuze yuko ubu busimba butangiye kurya amababi y'imyumbati, bakaba bahangayikishijwe n'ibishyimbo bateye. Uyu musaruro mu mwaka wa 2025 nimba uzaboneka koko. Ibyabereye mu karere ka Rutsiro, ubwo murabizi ko nta hantu hakunze kuba abahinzi cyangwa batunzwe n'akazi k'ubuhinzi. Ibiryo turya mu mujyi wa Kigali biba byavuye mu byaro bigiye bitandukanye harimo n'akarere ka Rutsiro. Ni mu gihe rero ibingibi twavuganye n'abaturage tukababwira ko bagomba kwegera Tubura bakabigisha uburyo cyangwa bari abantu baba bafite n'imiti kugira ngo bayiteremo ubu busimba bugende. Reka none tugaruke mu karere ka Musanze, ubwo abaturage barira cyangwa bafite agahinda kenshi yuko irimbi ryabo rimaze umwaka ryaruzuye, ariko bakaba batari guhabwa irindi rimbi, bakaba batewe cyangwa bakaba bahura n'imbogamizi nyinshi mu gihe babuze ababo, bakora urugendo rw'amasaha 2 bajya gushyingura bitewe nuko mu murenge wabo nta rindi rimbi rihari. Bakaba bari gusaba ubuyobozi kugira ngo bubahe irindi rimbi mu murenge wabo, bajye bashyingura batiriwe bajya kure cyangwa batiriwe bakora urugendo rw'amasaha menshi. Ibyo rero nibyo byiriwe mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, aho abo baturage bagiye bahura n'izo mbogamizi zitandukanye. Ndetse uyu ari Kidasamura TV nk'uko bisanzwe, Kidasamura TV Rwanda. Munyarwandakazi, nimba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turongera tugaruka hano mu mujyi wa Kigali, aho mu karere ka Gasabo, aho umusore aheruka gusambanya ihene ikahita ipfa. Noneho hagaragaye undi musore wigize gusambanya intama, none na ya ntama nayo igeze mu marembera ikaba nayo ishaka gupfa. Bivuze ngo gusambanya inyamaswa bigiye gushyirirwaho igihano gikomeye cyane. Ni mu gihe uno mugabo yarekuwe nyuma yuko bamusanzemo ikibazo cyo mu mutwe, ahubwo bajya kumuvuza. Iyi nkuru yo turaje tuyirambura, ariko reka twongere tubabwire indi nkuru ishyushye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse iyi nkuru ni ya buri kantu yatawe muri yombi akurikiranwe gufungirana abana 3 b'abakobwa ari gushaka kubaka ku mupuri cyangwa ku musubagege nk'uko abibyivugira. Noneho akaba yashyikirizwa ubugenzacyaha RIB kugira ngo ahanwe, ariko Scovia Mutesi numvise arimo amusabira imbabazi ngo rwose nimba atagize asambanya abo bana atarabambuye amatelefone ni wa mujinya rwose. Uyu mwana mwimukura kuri hiti ni mumureke akomeza training ku nkoranyambaga.
ni mu gihe natwe nk'abanyarwanda uno musore buri kantu twamukundaga. Turaza kubigarukaho mu kiganiro gikurikira. Imbere ubwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro nkwibutsa gukora subscribe. Nge mwari muri kumwe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku mazina Kidasamura Movie, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Imana ibarinde ibaho umugisha n'ibindi bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye. Mwese ngira ngo iyo mvuze ngo Imana ibarinde mba ngize muri rusange abandebera amavideo n'abatayareba rwose, cyane cyane wakoze subscribe. Nongera kugushimira ku nkunga yawe watanze nkubwira ngo Imana nawe ijye guha